Amahoro ya Kristo bavandimwe, uyu munsi mu kiganiro cya none ndagira ngo turebere hamwe amibukiro y'ibyishimo uko ari atanu. Ushize twari twarebye uko ishapule isanzwe ivuga, ndagira ngo turebe n'uko amibukiro havugwa, mbese turebe ayo ariyo kugira ngo n'utayazi abonereho kuyamenya, bitazamubera inzitizi yo kuba atabasha kuvuga ishapule kuko wenda atazi amibukiro. Turifashisha agatabo ka nyina wa Jambo. Nawe ubaye ushaka kumenya byimbitseho akagura amafaranga make, ndakeka ari 1000. Ukabasha kuzirikana aya mibukiro ndetse n'andi masengesho atandukanye dusangamo. Hano amibukiro y'ibyishimo, ibukiro rya mbere, Marayika Gaburiyeli arabwira Bikira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Dusabe inema yo koroshya. Ibukiro rya kabiri, Bikira Mariya ajya gusura Elizabeth mutagatifu, dusabe inema yo gukundana. Rya gatatu, Yezu avukira i Betelehemu, dusabe inema yo kutita ku by'isi. Ibukiro rya kane, mu mibukiro yo kwishima, Yezu atubwa Imana mu ihekaru, dusabe inema yo kumvira abadutegeka. Ibukiro rya gatanu, mu mibukiro y'ibyishimo, Bikira Mariya abona Yezu yigishiriza mu hekaru, dusabe inema yo kutiganyira kwigisha abantu. Ayo niyo mibukiro rero y'ibyishimo. Urumva amibukiro nyine mbese ni amibukiro koko atwibutsa uruhererekane rw'ibikorwa byagiye bibaho mu buzima bwa Yesu na Bikira Mariya hano ku isi. Iyo yakurikiranyije uko atondekanye, ari 5 y'ibyishimo, 5 y'ishavu, 5 y'ikuzo, ugenda wumva ari ama event cyangwa se ibikorwa cyangwa se uruhererekane bw'ubuzima bw'ibikorwa byabaye mu buzima bwa Yesu na Mariya kuri iyi si. Iyo yumvishe wumva rwose kari ubwo buzima bwa Yesu na Mariya babayemo hano ku isi kugeza bagiye mu ijuru. Ikindi narenzaho ni uko amibukiro igihe uyavuga uba ugomba kuyazirikana, ugatekereza, ukiyumvisha neza ibyo uri kuvuga ibyo ari byo. Niba tuvuze ngo Yezu avukira i Betelehemu, dusabe inema yo kutita ku by'isi, ukabyumvisha nyine ko ari isengesho uriko uravuga, dusabe inema yo kutita ku by'isi. Ubwo nawe niba hari ibintu witagaho bidafite umumaro, kugenda urangarira ibidafite agaciro mu mihanda, ibiki, ukamenya ko rwose ukwiriye kwinginga Imana ikaguha inema yo gucika kuri ibyo bintu. Icy'ingenzi rero ntabwo ari ukuyavuga uyaririmba, ni ukuyavuga uyazirikana. Uzirikana neza ko urimo urasenga, kandi isengesho ntabwo ari indirimbo uririmba gusa, riba rigomba nyine gusiga riguhinduye, ugahinduka, ukagira impinduka mu buzima bwawe. Ndabashimiye, murakoze. Ubwo utaha tuzareba amibukiro akurikiyeho, ubwo tuzareba amibukiro y'urumuri, niyo tuzakomerezaho ubutaha. Murakoze, sigarana amahoro akomoka ku Mwami wacu Yezu Kristo, kandi mbifurije kurengerwa n'umubyeyi wacu Bikira Mariya.